njyewe nari ndyamye mu ntebe muri salo ngiye kubona mbona umugore wa mukuru wanjye araje. Urumva, mbona umugore wa mukuru wanjye araje, aza akenyeye akayiswime k'umweru yaravuye gukaraba, kagufi bro, kagufiya ku buryo n'ikibuno nendaga kukibona, kari kagufiya kari akayiswime nk'akabana, aza n'ibibero byose muri salo. Urumva, ubwo yaraje, ubwo mu kugakenyera kuko ari gatoya urumva n'amabere yose ntago yarapfutse, yavuga ngo agiye gukenyera mu kwaha kumwe bakenyera agapfuka n'amabere, amatako amabuno ari buhita ajya hanze nkabona ubwambure. Ubwo rero kugira ngo ntabone ubwo bwambure, yafashe amabere ayakenyeraho akantu gatoya, noneho n'amatako ayambikaho akantu gato, aza muri salo, aza afite igicupa cy'amavuta ya massage pe, araza arambwira ati Fabrice, ati maze iminsi numva umugongo urya kandi nta mwanya mfite wo kujya muri salo na massage, wamara ukankandira umugongo ko ndakugurira akantu. Nuko yaje ambwira. Urumva nk'urugo ncumbitsemo, umugore wa mukuru wanjye uncumbikiye ntabwo yari bunsabe kumukandira umugongo ngo mbyange, ariko ubwo nari nzi yuko ninjya kumukandira umugongo arasubirayo ahari akambara, sinzi. Umudamu ubwo yaraje mba ndabyutse, araza ahita aryama mu ntebe. Aryamye mu ntebe kakahise murumva kabaye nk'akazamuka, ariko ubwo yakoze iki, yahise agakenyura mu gatuza kuko yari yubitse amabere mu misego, asigara yiyoroshe ikibuno gusa. Noneho mukuru wanjye ndamuzi, mukuru wanjye ni umuntu ufuha ku buryo nanjye yamfuhira nubwo ndi murumuna we. Nagize amakenga mbwira umudamu we nti ese mukuru wanjye aramutse adusanze gutya ko ashobora gukeka ibindi bintu tukaba twanavugana nabi, ntago wagenda ukambara nk'ipantaro noneho wenda nkagukanda ariko wambaye? Arambwira ati sha nkandira ibyo byihorere, utese hari ikibi turimo turakora, si ukunkandira umugongo kuwe adahari ngo nkandire, urumva byagenda bite? Arambwira ati ibyo byihorere. Mbo nafashe amavuta ntangira kumukandira mu mugongo ayo mavuta ya massage, ariko ubwo natera ijisho kuri icyo kibero, natera ijisho mu ntege y'ababa tata ufite umugore mwiza kure. Mukuru wanjye afite umugore mwiza ku buryo akinamushaka twese twaramubwiye ati bro felicitation, urongoye umugore mwiza. Ubwo rero nakomeje kumukorera massage mu mugongo, noneho umudamu yari afite gahunda y'uko turyamana, kuko naramumasije umugongo ngera bene no gutya mu mayunguyungu hafi n'ikibuno. Umudamu arambwira ati manukaho gatoya, ati nikubise hasi ngo nicaye aho ngaho hejuru y'ikibuno niho harimo harambabaza, utimanukaho gato. Mbona ngeze ku kibuno, ndamubwira ntese wavunitse ikibuno? Umudamu ati neza aho ngaho urabona, reba ikibuno uburyo giteye, hari hafi nabivuga gutera hagati y'amabuno mbese. Umudamu yarambwiye mu kandi kugeza ubwo nageze ku kibuno, ikibuno nyirizina, afite urubuno rwiza we, rw'uruyobe rutukurije kubi. Ubwo natangiye kumukanda ariko nkumva ntabwo ikibuno kijya kivunika, ariko ndamukanda. Ariko ubwo nareba ukuntu icyo kibuno kizunguza, nareba ukuntu izo ntege ze zisa, nareba ibyo bibero bye, nawe urabyumva, twambaye umubiri, numva nyine ndimo ndagenda mpinduka, sinakubeshye pe, narashyukwe. Ubwo namukandaga narashyukwe, numva nyine atumye ngirira iryo kurongora. Ntabwo numvaga ari we narongora kuko we ndamwubaha nk'umugore wa mukuru wanjye, ariko nagize irari ryo kurongora, numva nyine nshatse kurongora byatari. Sha irari ryaranyishe, numva nteye umunsi wo kutabaho, ariko ndabyirengagiza mu buryo bwo kumwubaha, ndaguma nikorera ibyanjye. Kumbe nashyukwe, ibintu nyine mu ipantaro ku buryo umuntu wese unebye yabibona, ahubwo byese nabimenye. Ubwo nagiye kumva numva umudamu wa mukuru wanjye arahindukiye, arambwira ati Fabri, iki ni igitsina mbona ufite umuntu utwaje
ati iki ni igiki ndeba mu ipantaro. Nanjye ubwo nubitse umutwe ego mana yanjye ndebye mbona ipantaro yenda guturika. Numva ndasebye bitamubwira nti mabuja sori umbabarire. Ubwo nahise ngenda nirukanka mu cyumba cyanjye kuko numvise mpasebeye kumva nshobora gushyukwa ndi kureba umugore wa mukuru wanjye. Nagiye mu cyumba cyanjye ndicara ntekereza ikintu nakora ngo ibi bitekerezo bimvemo. Numvaga ameze nabi ariko nkaba mfite agakobwa dukundana ariko bitari cyane, nyine ni agashuti kanjye tujya turyamana kitwa Sara. Uwo mwanya nafashe telefone ndamuhamagara nabwira nti ese Sara ko ngushaka nonaha waboneka? Sara ati reka reka ntago mpari kereka nimugoroba cyangwa ejo. Ndavuga ntuke nta kundi naravuze nti reka ndyame biraza gushira. Naragiye ndiryamira mu cyumba cyanjye. Ngiye kumva numva umudamu wa mukuru wanjye arankomangiye. Yarankomangiye ku cyumba ariko akomanga ahita yinjira yambaye ya eswime. Yarinjiye mana mu mutima ndavuga nti uyu mudamu kuko aranshakaho iki? Ubwo yaraje ansanga mu cyumba cyanjye yicara ku gitanda ahita azamura bene kano kaguru. Urabona uburyo umuntu ashobora kwicara akaguru kamwe kagakora hasi akandi akakamanika. Yafashe kamwe akamanika hejuru ku gitanda akandi akagumisha hasi. Uwo mwanya igitsina cye cyose uko cyakabaye kiba kigiye hanze. Ubwo nikigikubita amaso ryari ritangiye kugenda rirongera rirabyuka bundi bushyashya. Ndavuga nti noneho ndapfuye tu. Umudamu arambwira ati Fabri erega biriya bikubayeho nta kidasanzwe kuba washyukwa ntikigaragaza yuko uri muzima. Ndavuga nti twe nta kibazo ndareka tubiveho ariko nawe nyine uburyo uba waje wambaye urabona ko ntabwo wabura gucumuza umuntu. Arangije atangira kunterekera amaso arambwira ati ariko buriya Fabrice nta mpamvu yo kuribwa n'umubiri. Buriya njyewe nkimara kubona ukuntu umeze ku ipantaro nahise numva nanjye nkwifuje. Ese waretse twese tugakiranuka n'umubiri? Ati ko uri mukuru nanjye nkaba mukuru, kubizi neza ko mukuru wawe n'ubundi adahari, waretse tukirwanaho ko twese turi bakuru kutabivuga ngo witeranye na mukuru wawe, nanjye ko ntabivuga ngo niteranye n'umugabo wanjye. Yabivuze yamanitse akaguru hano hejuru. Ndeba guhakana, ndeba icyo kintu ndimo nditegereza hagati y'amaguru ye no kuko ari ikiwe nyine ukibona neza. Si ukubeshya byarananiye pe, nabaye ikigwari. Ndababwira nti uri seriye se? Uwo mwanya umudamu yahise akuraho eswime arambwira ati ese uragira ngo nkureke gute ko ndi seriye? Uti ngiye kora. Noneho ukuntu yahise ambwira ati niba ugira ngo ndakubeshya koraho wumve. Ubwo yahise yabivuze ngo mukoreho. Yafashe ikiganza cyanjye ahita agikoza mu bintu bye acengezamo intoki, ariko ntabwo navuga ngo nyine yego yarabikoze ariko nanjye sinasubije inyuma. Acengezamo intoki zanjye mu myanya y'ibanga ye arambwira ati nawe wiyumvire ko hari mu itanura. Shaka bisa hari mu itanura. Nkimukoraho noneho ni umudamu ufite isuku, umudamu uba wogoshe, ni umudamu utasangana umwuka mubi cyangwa icyokere, ni umudamu utasangana icyunzwe, ni umudamu w'uhumura, ni umudamu utasangana insya cyangwa icakwa. Reka reka nyine ahora ari smart igihe cyose. Ubwo uwo mwanya si ukukubeshya naregutse nkuramo imyenda, nkuramo ipantaro. Nari nambaye ipantaro n'isengeri, nkuramo ipantaro. Umugore ahita ayifata arayinkururira. Amaze kuyinkururira uwo mwanya ahita ambwira ati buretse mbanze ngusume ufite ibintu byiza, ntabwo wandongora ntabanje kugusisa byibuze mbanze nyifiringe. Umudamu yaciye bugufi atangira kunsisa atangira kunsisa ewana arankarisa pe zinkubeshye, arankarisa mpakeya. Umudamu arantegura, umudamu aransoma akanyanyuzaho ururimi hariya hagati agahera hasi mu ntoryi akazamura. Umudamu aransisa we
numva noneho mbaye nk'umusazi, numva ngiye kurangiza. Nyine hari igihe ubwiza bw'umuntu ukumva nturi bubashe no kwikontorora, ubwiza bw'uriya mugore ntabwo nari bubashe kwikontorora, numvishe ngiye kurangiza, mpita mubwira nti reka tubikore. Umudamu ati reka njye hejuru, ati nkunda kubanza hejuru. Ni umudamu nyine ukuyobora tu, nimba ariko abakire babayeho, ni umuntu ukubwira ati reka bigende gutya, akabigende gutya. Nararyamye, umudamu ajya hejuru, atangira kugira ate kunyongera. Habe ngo ndibuka yuko habaho na puridanse. Sha kubeshya ni kubi, mvuze ngo nibutse puridanse naba mbeshye pe. Umudamu namurongoreyeho, ajya hejuru, ubundi atangira kunyongera, akajya kubita ibibuno, agakubita ibibuno. Umudamu ngiye kubona mbona yikuyemo ngwiki, ubundi muri make yarabyikoreye. Twararyamanye, umudamu ibintu ndavuga nti kuko burya abagore batandukanye n'abakobwa. Nari ntararongora umugore wabyaye kuva nabaho. Twamaze kurongorana, arambwira ati Fabrice, ndakwinginze ubigire ibanga, ntuzagire umuntu ubibwira. Namubwira nti humura. Nuko ibyo birarangira, turakomeza turibanira. Mukuru wanjye icyo gihe yagiye isafari, ntawe wari uhari. Noneho njyewe nza gucumbika iwe kuko nari mvuye kwiga, mva kwiga, urumva nabanaga na mama mu cyaro. Noneho mva kwiga, mama yaritabye Imana. Mukuru wanjye arambwira ati nka murumuna wanjye, mu gihe utegereje gusubira ku ishuri, wijya kubara wenyine, nta n'akazi ufite, kwino uba uri iwanjye, ujye uri kumwe n'abana banjye, wakoresheje tide, nimubonera n'ako karaka ugenda ugakore, kwino turi kumwe. Nti n'ubundi sinkunda kuba mpari igihe ntahari, ujye ubahambera umucungire umutekano w'urugo. Nubwo buryo naje kwa mukuru wanjye. Ibyo byararangiye, hacamo iminsi, hanyuma ndumva ari icyumweru cyonyine, umudamu yongeye kunsanga mu cyumba, ari nijoro. Ansanga mu cyumba, urumva umudamu narongoye akandyohereza nk'uko yaryohereje bwa mbere, ntabwo nari bureke kumurongora pe. Narongeye ndamurongora, nyuma nibwo namubaje nti ariko ntabwo nzagutera inda. Arambwira ati humura, ntabwo naba maze kubyara abana babiri ngo niye kujya muri Ronapo. Ati ndi muri Ronapo, humura. Ibyo ndabyihorera, ubuzima burakomeza. Umudamu rwose dutangira kujya twirongoranira, akajya anambwira ati burya bwose ntaho uhuriye na mukuru wawe, wowe uratangaje pe. Ati wowe uri igitangaza, wowe uzi kurongora, urarenze. Kuko mukuru wanjye nyine urumva yabonye amafaranga, abona umwanya wa siporo, atangira arabyibuha, azana inda. Ubwo umugore we yagiye musebyaga nyine ambwira ati abagabo bafite inda nta kigenda, mukuru wawe ntabasha kurongora, ibintu nk'ibyo. Ubwo umugore we wa mukuru wanjye twatangiye kujya turyamana pe. Nyuma na mukuru wanjye aragaruka, ariko igitangaje ngira ari nzi ko uwo mugore ansaba ko turyamana mukuru wanjye adahari. Ariko natunguwe nuko mukuru wanjye ubwo yagarukaga, n'ubundi umugore we yakomeje kugeza tukaryamana, akaza nka nijoro asize umugabo mu cyumba. Gusa nkabyanga inshuro nyinshi, nkamubwira nti reka tujye tubikora umugabo adahari, uriya ni mukuru wanjye, ni umuvandimwe wanjye. Nyuma y'igihe naje gusubira ku ishuri, nsubira kwiga. Noneho ngeze ku ishuri haciyemo nk'amezi nkangahe, natangiye kurwaragurika bro. Ndaremba, mbanza kugira ngo ni malariya, njya kwivuza malariya, ndaremba. Noneho ndananuka biteye ubwoba, mva ku biro 80 nari hafi 90, ngera ku biro 60. Nibwo nagiye kwisuzumisha sida. Muganga yampimye indwara nyinshi nako icyo gihe, arambwira ati burya bwose waranduye. Mwabantu mwe, ibyo mbabwira ni ukuri. Njya kuryamana n'umugore wa mukuru wanjye nari nzi uko mpagaze.
kuko ni ubuzima bwanjye nta nubwo njya nkunda kurongoreraho. Ni ukuriya mugore narebye ubwiza bwe n'ikimero cye, kwihangana bikananira. Nibwo nahise nemeza ko uriya mugore wa mukuru wanjye afite virusi itera sida. Ariko natangiye imiti icyo gihe, kwiyakira birabanza kungora, noneho njya narimba kurushaho. Muganga agerageza kumbwira ati rero iki nicyo gihe, uje hakiri kare utararemba bikabije, fatirana, nta n'umuntu uzigera amenya ko urwaye. Byarangoye ariko nshaka umuganga wo mu mutwe yamba hafi, ngeze aho ndiyakira, noneho ntangira gufata imiti, ndongera ndasubirana ku buryo nyuma y'amezi 4 nta n'uwari bupfe kumenya yuko nyirwaye pe. Nari meze uko nari meze, ariko urumva ni ikinini cya buri munsi. Uko kakabyeri nyine ni ukukavaho, kuko ntabwo wakanywa uri bunywe imiti yakwangirika. Hanyuma ejo bundi nibwo nagarutse muri vakansi hano mu rugo kwa mukuru wanjye. Umugore we arongera ashaka yuko tugira icyo dukora, ndabyanga. None mwabantu mwegeye ikibazo mfite, ngira ngo mungireho inama. Nakoze amakosa ndetse nyagiramo uruhare, kandi sinayicuza, ndayakomeza. Ari nayo mpamvu nkeka ko ari ingaruka z'icyaha kuba nararwaye sida. Ariko ikibazo mfite, mukuru wanjye ntiwasanga akiri muzima, akaba ntabyo azi yuko umugore we yanduye. Ndumva nabibwira mukuru wanjye, nkamusaba imbabazi kubw'icyaha namukoreye, ariko nyamara ushobora gusanga hakiri amahirwe yuko namurokora. Cyangwa se nanone nkibaza nti, cyangwa se nkaba nkubutse nyamara ibyabo babiziranyeho, anabizi yuko umugore warwaye. Ndagira ngo mugire inama, ngiye ndumva natuje, ndikora mukuru wanjye nkavuga nti se umukuru wanjye arabizi, ntabyo azi, nyine nkumva mfite ibitekerezo byinshi. Mwangiriye inama mbimubwire?